Umunsi mwiza nshuti bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro byacu, nongeye kubasuhuza nk'uko mubizi muri kumwe na Emijari. Ku bakunzi mwagiye mukurikirana ibiganiro byacu bitari bike hamwe na Baryx Media. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa nk'ibisanzwe. Ndagira ngo umutumirwa wacu atangire yibwira abamukurikiye. Nitwa Baryx Masengesho, ndi umwarimu. Baryx Masengesho, mwabyumvishe, uyu ni Baryx Masengesho turi kumwe hano hamwe na Baryx Media. Tubagerera ahantu hagiye hatandukanye. Uyu munsi twabahitiyemo kuganira na Baryx Masengesho. Baryx Masengesho ni muntu ki? Nk'uko nari mbivuze haruguru, Baryx Masengesho ni umwarimu. Adresse yanjye ni ku ishuri. Adresse yanjye ni ku ishuri, ndi umwarimu ku ishuri ribanza rya Authentic International Academy riherereye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, akagari ni Barija, umudugudu wa Barija. Ugeze mu mujyi wa Nyagatare ni harawe hakurya y'isoko, uri ku isoko uri kuhareba. Rero adresse yanjye ntanga adresse, ndi mwarimu uri mu rukundo n'uburezi. Mwarimu uri mu rukundo n'uburezi. Yego. Baryx Masengesho, ntekereza ko utubwiye kuri umwarimu kuri Authentic Academy International. Rero kuri iki gicamunsi twakiriye inkuru nziza, inkuru ishimishije, inkuru itangaje, byakurikiwe n'abanyarwanda batari bake. Ariko nubwo tugutunguye, turagira ngo uduhe aya makuru nk'uko abanyarwanda bagiye babidusaba. Masengesho, ntaragira icyo mvuga, ibi bintu babivugaho iki kugira abanyarwanda badukurikiye bamenye ni ibiki? Ibyo nyine nakubwiye, ndi umwarimu uri mu rukundo n'uburezi, kubera ko ni hobby yanjye, ni hahantu mu burezi, ni hahantu ngera nyine nkumva ubuzima buragarutse. Rero ibyo kuvuga ko inkuru umwarimu wenda ashyirwa ku rwego rw'igihugu, yes, mu by'ukuri nanjye ntabwo byantunguye cyane kubera ko nyine ndi umwarimu. Masengesho rero murumva ko ntibyamutunguye. Ariko se Masengesho, tukiri aho ngaho, ndagira ngo ubwire abanyarwanda bagukurikiye, ibi bintu ntekereza ko yari amarushanwa, uko mbitekereza. Ese aya marushanwa yari ateguye ute? Yari agamije iki? Wasobanurira abantu. Yego, nk'uko bisanzwe aya marushanwa abaye ku nshuro ya 20 mu Rwanda. Wenda mu bindi bihugu yagiye abaho inshuro nyinshi. Ubwo imyaka 20 ni mu gihe u Rwanda rumaze nyine rutangiye kwizihiza umunsi wa mwarimu. Habaho amarushanwa rero agamije kuzatoranya umwarimu wabaye indashyikirwa ku rwego rw'igihugu. Nanjye rero ayo marushanwa narayitabiriye, ahera ku rwego rw'ishuri, agatoranya umwarimu wenda ashyirwa ku rwego rw'ishuri, akajya ku rwego rw'umurenge, akajonjorwamo 5 barushije abandi, bakajya ku rwego rw'intara, rw'akarere, ku rwego rw'akarere agatoranyamo 5 nanone barushije abandi, nanone bararushanwa nyine urabyumva, bakajya ku rwego rw'intara, ku ntara bakarushanwa, akageraho ku rwego rw'igihugu. Izo nzego zose rero nagiye nzirushanwaho, nzamuka ngera ku rwego rw'igihugu, nkora amarushanwa. Ejo nditahira nyine tumaze kurushanwa, nigarukira kwitegurira uko naba ndi kwigisha abanyeshuri. Iyi nkuru rero mwayibonye uyu munsi, nanjye nabimenye nimugoroba, nibwo nabonye message ya Rwanda Basic Education Board inshimira ko ari yabaye umwarimu, ko nabaye umwarimu indashyikirwa ku rwego rw'igihugu mu mwaka wa 2021. Nuko ngo Baryx, niba nabyumvishe neza,
watubwiye ko mwagiye mukompeta mu byiciro bitandukanye mugenda murega inzego runaka ku murenge, ku karere, ku ntara kugeza ku rwego rw'igihugu. Ariko dushobora gutekereza ngo ese aya marushanwa ni iki waba waragiye ukora, ni ibiki waba warakoze byaba byaratumye urenga ibyo byiciro byose kugeza aho wageze ku rwego rw'igihugu? Ni ibiki mwagiye mukoramo aho hantu? Mu by'ukuri irushanwa mu burezi ubundi iyo twigisha turabazwa. Iyo twigisha turabaza, urigisha ukabaza, abo wigishije bakabazwa. Rero iki kigo cy'igihugu gikurikirana iby'uburezi bw'ibanze, Rwanda Basic Education Board, nayo yashyizeho aya marushanwa igamije kubaza mu gihe cy'umwaka mu by'ukuri umaze muri uyu mwaka wakoze iki, ukagaragaza ibyo wakoze, hakabaho kugereranya n'iby'undi yagiye akora. Ubwo rero sinavuga ngo ni jye wakoze byinshi cyane, ariko ubwo twese iyo turushanwa buri wese aba yumva ko ari wakoze byinshi. Ubwo rero mu bunararibonye bari mu kigo cy'igihugu cy'uburezi bw'ibanze bakoresheje no mu isuzuma bakoze nyine mu gihugu, ubwo basanze narakoze byinshi, mbe ndashyikirwa gutya. Ariko Berite, aha hantu tuhagende gake, utekereza neza ko hari ibikorwa ukora bigatuma umuntu aba indashyikirwa, birumvikana, ariko siniyumvisha cyangwa se abadukurikiye ntibiyumvisha uburyo ibyo bikorwa bishobora kuba byarakurikirana. Ese nta bike muri byo wagaragariza abantu? Yego, rifite ibibazo bikubiye mu ngeri eshatu. Buryo ni ibikorwa umwarimu agaragaza cyane cyane mu gutegura no gusangiza abanyeshuri amasomo atari kumwe nabo. Byagarukaga cyane kuri iki gihe tuvuyemo cya guma mu rugo, kuko covid iracyahari. Uburyo umwarimu yakomeje gukurikirana abanyeshuri atari kumwe nabo. Rero ubwo buryo narabukoresheje. Ubundi ubusanzwe ndi umwarimu w'icyongereza, ariko muri iki gihe cyaguma mu rugo nari mfite rero uburyo bwo kuba nabasha gutegura amasomo nkanasangiza abana. Kuba nigisha icyongereza si uko aricyo cyonyine ntashobora, ubwo nateguye amasomo yose muri rusange nsangiza abana nifashishije WhatsApp platforms, nkoresha ama emails. Buri shuri nari nararikoreye email. Hano haruguru amashuri yacu arebye wabona kuri buri muryango w'ishuri handitseho izina ry'ubutore nagiye mpa iryo shuri. Ni ukuvuga ngo mu wa mbere ni abadategwa, nakoze abadategwa p1@gmail.com, p2 ni abadahigwa p2@gmail.com, p3 ni abadahinyuka, p4 ni indengabaganizi, p5 ni intiganda, p6 ni abesamihigo. Nuko rero nagiye nkora ayo ma email, akiyongeraho ishuri, bakora izo emails, nkabashyiraho amasomo, abana bakayakurikirana, bakaza gufata amasomo yari amavideo, imyitozo nashyizeho bakayikora, hanyuma bakaza kongera bakabinyohereza. Babifatiye kuri email babyoherezaga kuri email n'ubundi. Abigiye kuri WhatsApp nanone babyoherezaga kuri WhatsApp.
abo rero mu gihe cyo gusobanura, kuko abana baba bakiri bato muri primaire baba bakeneye n'aho bari buze kumva n'ijwi rya mwarimu, rero nagiye nakoresheje na Zoom. Ubwo Zoom yakoraga nyine abantu bari gukorera mu rugo bagakora amanama, igihe narayiprofise nkayigishiriza abanyeshuri. Nubwo buryo ikindi ni kuri urabona ahantu turi mu cyaro hari n'igihe wasanga naje gusanga hari n'abana noneho bwa buryo bwose ndi gukoresha hari abatabugeraho. Nibwo rero nafashe umwanzuro nkodesha printer, nyikodesha ibihumbi 12, nabikodesha ibihumbi 12 ku kwezi, nkagura rimu. Uraza kumbaza ngo amafaranga wayakuragahe? Umutima ukunze ntacyo udashobora. Nkagura rimu nubwo zari zihenze, ngaprintinga ibitabo REB itanga byari biri kuri website ya REB, nkabishyira abana aho bari. Noneho mu buryo bwo kubasobanurira naravugaga nti wanatira na telefone, agatira telefone ku masaha twemeranijwe, nkaza gukora call conference itari burenzeho abantu 5, nkabahamagara nkabasobanurira, nkaza gufata n'iyindi groupe gutyo kuri bana bari mu ishuri rimwe ariko badafite ubushobozi nanone bwo kuza kuba babona za infrastructure y'amatelefone ari smart ku buryo bashobora gukoresha rya koranabuhanga rindi, nkabasobanurira gutyo. Rero icya kabiri rero cyari ku mibanire ya mwarimu n'abandi. Mu gihe cyaguma mu rugo, abarimu bagenzi banjye nyine mwatunguye, ariko bari kubikubwira abo twari kumwe n'abo tukiri kumwe uyu munsi, abaturanyi. Mu by'ukuri nagerageje uko nari mbashije kose kuri yaba ari ibishyimbo umuntu yari yejeje icyo gihe, ibigori, nsangira nabo, ntacyo nabimye pe. Ubwo twagabuye bingana ndabibasangiza. Ibyo nari mfite bigize kugera igihe rero biranashira, nkora ubuvugizi butandukanye hirya no hino muri Plan Rwanda, Opportunity International, mu nzego bwite za leta, ku murenge, Croix Rouge, aho hose. Ibyo byo ntabwo bigombera gutungurana, ukeneye wenda n'amareception y'aho hantu naza kubikwereka. Ukeneye amareception y'aho hantu hose hatandukanye bibereka. Turi muri irushanwa rero niho hari ubwo wenda kuri pano bambazaga ikibazo nk'icyo ngicyo, bambazaga ikibazo ngo ese tubwire uri umuyobozi w'ishuri, ko ibyo bintu bikorwa n'umuyobozi w'ishuri? Oya, ntabwo ndi umuyobozi w'ishuri, ahubwo ndi umuntu. Ntabwo nari umuyobozi w'ishuri, ahubwo nari umuntu. Ntabwo wajya gutya ngo ube uzi uko bishoboka ko wagenda ahantu runaka hari ubufasha buri kuhatangirwa nawe uri kujya gusabira abaturanyi n'abavandimwe. Oya, nyine ubwo ariko icyo gihe ntabwo ari umuco gusaba, ni rwa rushyize kera ruhinyuza intwari. Nageze igihe cyo kujya gusaba muri izo nzego zitandukanye, kuko ibyo nari mfite byo gufashisha bagenzi banjye byari bishize. Rero gato ndatekereza neza, Berite yagiye afasha abarimu bagenzi be mu buryo bujyanye n'imibereho rimwe na rimwe, ukigomwa muri bike ufite, ugafasha bagenzi bawe. Ariko hari akantu dushobora gutekerezaho tukagaruka. Abo bana ubwo buryo wabafashagamo mu myigire, ntekereza ko wavuze ko wakoreshaga WhatsApp group, imbuga nkoranyambaga, kandi mu by'ukuri uyu munsi ni ikibazo gikomeye. Gukoresha izi mbuga nkoranyambaga bitwara amafaranga. Ese Berite, hari uburyo waba waravugana n'ababyeyi bakagira icyo bagufasha mu bijyanye? Ndabizi neza ko ababyeyi bazabona wenda n'iyi video. Nta mafaranga nabasabaga, ahubwo urabona hazagamo ngo wenda tuzafungura nyuma y'ibyumweru 2, ukongera kumva ngo nyuma y'ukwezi dushobora gusubira ku ishuri. Ni wa mutima ukunze.
wa muntu uri bunaka wanyohereje ibihumbi 10 ngo ngure umuceri azi yuko turi muri guma mu rugo, ubwo icyo gihe abanyeshuri babaga basakiwe, babaga bageze amahirwe, naragendaga nkagura data zihagije, yego nkagura data zihagije. Ikintu ntigeze mbura, nashobora kubura amayinite yo guhamagara ariko naguraga data, nkagura bando zihagije ahabonetse yose. Ubundi mbere yo kugira ikindi kintu ntekereza, ntaratekereza ko mu rugo nta mavuta yo guteka mfite, natekerezaga bando kugira abana bataza gucikanwa. Rero nta mafaranga nasabye ababyeyi pe, ntayo. Ndabizi bazareba ino video, ariko ababyeyi hari umuntu wigeze usaba amafaranga? Ntawe rwose. Yego. Nuko rero Berite mu rugendo rutari rworoshye rwo gutanga gufasha bagenzi bawe gukoresha izo mbuga nkoranyambaga, cyane ko twari mu bihe bya covid, kugira ngo abana bafate amasomo mu buryo bworoshye. Berite, yego, urugendo rwawe kuva ku murenge, ku karere, ku ntara ugenda utsinda, ese kumva watsinze ku rwego rw'igihugu wabyakiye ute? ubundi twese bagiye kurushanwa, reba ababurana ari bayigiza abana, ko ubundi abantu bagiye kurushanwa buri wese agenda ari kwiyumvamo ko ari ugomba gutsinda. Noneho rero haba hari n'akanama nkemurampaka, niba ariko nabyitaba, iriya bari abajaji baba bari kuri pano, uri kumwe nabo nibo bashyira ku munzani. Rero jyewe babimbwira, yego narishimye, gusa ntabwo nishimye bivuga ngo ni njye utsinze abandi, kuko none ntabwo naba mwarimu umwe mu gihugu, nanone ntabwo naba mwarimu umwe mu gihugu, ahubwo nakoze wow, burya bya bintu nakoze, kuko mu by'ukuri muri presentation yanjye natanze nta kintu cy'igitekinikana na kimwe kirimo. Ibintu byose byari biri ukuri, ndetse nuko ahubwo ushobora gusanga iyo nza kumenya irushanwa mbere, ushobora gusanga hari wenda nari kuzaza, kuko bambwiye irushanwa rede ryatangiye, mpita mbashyira ibyo nari mfite wenda muri telefone yanjye cyangwa muri laptop yanjye. Berite Masengesho, gato ngaruka inyuma, ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter ya RBA nakomeje mbona hari amakuru asirikira cyane ajyanye no gutwitinga kw'inkuru yawe kuba watsinze cyane. Hagati aho ari nabyo bijyana n'ikibazo ndi kwibaza, ese ko kuba imbuga zose ziri kuvuga Masengesho ni mwarimu ki? Muri make abanyarwanda bafite amatsiko yo kumenya Masengesho, twamubasobanuriye, ariko kuba iyi reaction abaturage bagize ndetse na leta muri rusange, wowe iki kintu wacyakiye ute muri rusange? Mu by'ukuri ikintu nacyakiriye neza kuko nari nicaye, uretse kubona iyo message, nabonye message iraza gutyo, ndavuga nabise nibyo, acyakora ndabyibuka nari ndi kuri moto nenda nko kuyisimbuka, ndavuga ariko reka mbe ndetse kubyina mbere y'umuziki, ushaka gusanga ari umwe muri barimu twari turi kumwe umpaye iyi message. Noneho ndagenda ngeze mu rugo, ndahamagara, mpamagaye baranyita bati reka dukoresha amayinite yacu, kupa barampamagara, bamaze kumpamagara baransobanurira, hari ukuntu wakira ibintu kuvuga bikakunanira, ibyishimo bikaba nk'umubabaro, ahubwo ukarira gusa. ntabwo wari uhari, nasarebuye mu gitondo ahubwo. Noneho noneho ahubwo umbwiye Twitter ya RBA, yego, ntabwo mu by'ukuri ntabwo nari online, ahubwo umuntu yambaje ati ariko se uri kuri RBA? Ntise kubera iki? Ati se ko mbonye Twitter ya RBA n'amafoto yawe. Nabwira nti reka nze njye online ndebe.
ngiye online mpita nsanga yanyohereje ya screenshotinze ka gatwiti ka RBA arakanyohereza, then ndakara mba shocked nanone. ni ngombwa birumvikana, ni umuntu wese wakoze cyane watungurwa no kumva amakuru meza nk'ayo. Ariko se Masenge, ngaruka kuba leta mu burezi nk'umwarimu ku isonga, insanganyamatsiko yanyu ndagira ngo ubanze uyibutse abadukurikiranye. Yego, insanganyamatsiko y'uyu mwaka wa 2021 iravuga ngo umwarimu ku isonga mu gutanga uburezi bufite ireme. Oye Masenge, karame, ngaruka inyuma gato, hari abaturage cyangwa se abantu muri rusange, yego, bitewe n'uko bizera ko umwarimu kuba yabana n'abanyeshuri umunsi ku munsi mu bikorwa bijyanye no kwiga, kwidagadura, wemeranya n'abavuga ko nyuma y'ubuzima bwo ku ishuri mwarimu nta kindi kintu mu buryo bwa rusange mu buzima bwo hanze yakora? Buriya rero Imana impamvu yatanze ibyumviro bitandukanye, Imana igatanga ibyumviro bitandukanye birenze kimwe, nuko ntabwo yashakaga ko umuntu nyine akora ikintu kimwe. Impamvu Imana yahaye umuntu amaboko abiri ikamuha umutima umwe ifite impamvu, ikamuha amaso abiri ariko ikamuha umutima umwe. Urumva rero kugira amaboko abiri ni ukugira ngo dukore byinshi. Rero abo bantu rero njye navuga yuko nk'umwarimu wavuga yuko ataha arushye nta kindi kintu yakora, mu by'ukuri njye navuga ko ari umunebwe kubera ko nkanjye iyo ntashye mfite ibindi bintu byinshi nakora, kuko jye kuruhuka ntabwo mbibara ko ari ukuryama, oya, ahubwo kuruhuka ni ugukora ikintu gitandukanye n'icyo wahoze urimo gukora. Nkanjye rero iyo ntashye nkora ibintu bitandukanye, nko muri aya marushanwa naberekaga mu rwego rwo kurengera ibidukikije, naberekaga amapave nakoze nkoresheje imyanda itabora. Yego, aya maplastike ureba ari aho ngaho, amasashe ari kwangiza ibidukikije, ari kwangiza ubutaka, ndayifashisha ngakora amapave, ya myanda ikajya ahantu ikwiye kubijya kandi ikoreshejwe neza. Si ibyo byonyine, naberetse robo nakoze ibijyanye no gukundisha, iyi nari mfite intego yo kuba nakundisha abana mu kwiga ikoranabuhanga. Yego, ni robo ndayifite hano ku ishuri. Ni ibintu byinshi cyane wakora. Nakoze udupfukamunwa mu gihe twari tugiye mu gihe cya COVID, mu rwego rwo gukangurira abandi kwirinda coronavirus. Mfite isabune nakoze. Umuntu yakora ibintu byinshi, kandi ndanahinga. Dutangira nakubwiye yuko abarimu nabasangizaga ku byo nari nejeje. Ndanahinga yewe mu gihe cya COVID nagize n'udutungo dutandukanye ngenda ngura ndanorora. Rero mwarimu ntabwo yakora umurimo umwe mu by'ukuri, kandi erega uzi impamvu buriya mwarimu ubundi ku mwarimu w'umukristo, buriya urugero turufatira kuri Yesu Kristo. Abarimu b'abayisilamu barufatira kuri Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Niho dukwiye kuba dufatira urugero. Bari abantu barakoze haciye imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko uyu munsi turacyabakurikira, turacyagendera. Hari Yesu Kristo niwe yavuze ngo udakora ntakarye. Yego, rero mu by'ukuri nibo dufatiraho urugero. Ntabwo bigeze bakora ikintu kimwe, oya, bavuraga abarwayi bakazura n'abapfuye, bagahesha umugisha, bagasengera abantu, bagakora imirimo itandukanye. Rero natwe ntabwo bavuga ngo uri mwarimu ngo urakora umurimo nk'urago. Masenge, niba numvishe neza mbwira abadukurikiye rero, yego, bakumvishe neza, uri umwe mu bantu bagiye biteza imbere no mu buryo bw'ubuzima bwa mwarimu hanze y'ishuri. Aha wagiye ukora ibikorwa byinshi bitandukanye, kuba wakora amapave
ugakora muri plastique kandi tuzi ko ari ibintu byangirika rwose hano hanze binangiza ariko ugenda ufasha ibintu byinshi bitandukanye ukabibyaza umusaruro watuye kuri umuhinzi ariko hagati aho mbere y'uko ugira abandi barimu cyangwa abarezi inama ese Masenge ku muntu ugukurikiranye uyu munsi ntekereza ko hari byinshi wagiye ukora babyumvishe ese tugarutse gato kuri iryo rushanwa ese iryo rushanwa ryaba harimo igihembo wateganyirijwe nk'umwarimu wabaye indashyikirwa cyangwa it's your secret n'ibanga ryawe mu by'ukuri urabona muje mbere y'uwo munsi ubundi umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu uba ku itariki 5 Ukwakira buri mwaka rero uyu munsi urabona ntizagera sinavuga ngo rero igihembo ni iki ngiki igihembo ntabwo kiramenyekana mu by'ukuri nshobora wenda kuvuga ngo kizaba ari iki ngiki nshingiye ku by'abandi bagiye bahembwa izindi ndashyikirwa zambanjije ubu bivuga ngo mu Rwanda dufitemo indashyikirwa 19 n'indi ya 20 mu ndashyikirwa rero 19 amasengesho akabiri ya 20 uyu munsi mu buryo bwo yatugiye tugaragariza mu buryo budasanzwe ibigwi bye ndetse n'ibyo yagiye akora amasengesho mbere yo gusoza mbibutsa ko turi kumwe na Baryx Media urajya muri YouTube channel yawe wandikemo Umwarimu Yves kandi subscribe share and comment kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bitandukanye masengesho nk'umwarimu wahize abandi uyu munsi u Rwanda ruragukurikiranye ndetse n'isi muri rusange ni ihe nama wagira abarimu bagenzi bawe mu bijyanye no gukora ikintu bagikunze as professional teachers inama mu by'ukuri ni ugukora uyu mwuga tuwukunze ntabwo uvuze ngo ugiye gukora amafaranga mu burezi inshuti yanjye niba uri gushaka gukorera amafaranga mu burezi inama nakugira rwose igendere ujye gushaka ibindi bintu ukora imyuga irahari ni myinshi ariko ushaka amafaranga mu burezi ho uvuga ngo nzakora mbona amafaranga ubundi mbone kugira gutya ibyo ntabwo bizakundira urabanza ukabikunda iyo wamaze kubikunda amafaranga arizana murakoze cyane rero reka dushimire amasengesho twabanye kuri uyu mugoroba amasengesho mu byo yagiye tuganiza byinshi mwabyumvishe ni umwarimu wabaye indashyikirwa ku rwego rw'igihugu kuri twibutsa ni kuri Authentic International Academy ni ishuri riherereye mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare masengesho reka tugushimire kandi tubwire abanyarwanda bakomeze gukurikirana ibiganiro byacu muri rusange bazane n'abana kuri Authentic oye mwakoze cyane twongeye kubashimira kuba mukurikirana ibiganiro muri benshi mukomeze mukore subscribe mukande like na comment kuri Authentic International Academy aho umwana wize kuri Authentic International Academy mu by'ukuri uba umuhaye package y'ubuzima niyo utamuraga isambu ngo umuraga inka uba umuhaye fondasiyo y'ubuzima intangiriro y'ubuzima tumwigisha iyobokamana tukamwigisha indimi zitandukanye duhereye ku Kinyarwanda ariko Icyongereza Igifaransa umwana izo ndimi aba azizi neza imibare amasomo yose tuyatanga rwose ku kigero cyiza urumva umwarimu w'indashyikirwa abana be baba babanje kuba indashyikirwa nkuko Bibiliya rero ivuga ngo menyereza umwana inzira nziza akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo aho ngaho ni mumuhereza ibice 22 ku murongo wa 5 okay reka dusoze rero muri Authentic Academy International umubwiriza ni imigani 22 ku murongo wa 6 haranditswe ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo umubwiriza nuko ko nasomye uyu munsi mu rusengero niyo mpamvu hari hahise haza nk'uko mwabyumvishe rero iri ni ishuri rya gikristo ni ishuri ryitwa Authentic International Academy yes muzana abana banyu umwana arangiza azi kuvuga Icyongereza neza Igifaransa neza mwakoze turabakunda gukurikirana ibiganiro byacu
mukomeze mukore like share and comment, turabakunda cyane. Bye 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 bye.